minisiteri nshyashya ishobora kuvuka Imana yaravuze ko za minisitiri. amen. Imana ishobora kuvukisha rwiyemezamirimo akaza kubaka uruganda ahantu ukaba manager, Imana yagiye mu nzaba manager kandi aba manager nzi nabo muri banki, Nabo muri ukazisanga nawe uri manager kandi udakora muri banki. amen. Ibyo rero biri mu bushobozi bw'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo dukwiye kwizera Imana iyo tuyisenga, tukayizera nk'ibasha gukora cyane ibirenze ibyo tuyisaba. Yego. Iyo wizera Imana nk'iyo mu kagari ukumviza akora ibintu nk'ibyo aho ngaho mu murenge, birakuvuna cyane kandi nayo irakureba ikabona uri kubwira Imana utazi, kuko abisirayeli bakoze ikosa rikomeye. Ndagira ngo mbabwire ko ukuntu ufashe Imana ariko igendana nawe, kuko wizeye Imana uyisenga niko igendana nawe. Nanabwiye abantu ko wenda n'icyigisho kindi dushobora kuzagana, nababwiye ngo ibi biryo by'Imana, hari ibiryo by'Imana abantu batizera batarya. Abisirayeli bagiye gutata ari 12, ni amakuru mwese muzi, gutata igihugu ngo 10 bagarukana inkuru z'incamugongo, baravuga ngo twabonaga abanyakanani bakatureba babona tumeze nk'inzige, ngo natwe twakwireba tukabona kuko tumeze nkazo, nk'utuntu tw'udusimba dukurikije ukuntu bakoze siporo ari abagabo barebare, abanaki n'abahivi n'abayebuzi. Ariko ngo Yosuwa na Kalebu baravuga bati koko niko bimeze, nta mbaraga dufite, ariko ni Uwiteka twishimira. Simply that ibyo birahagije. Mashuri make twize Imana yazayongera. Risi Limited, iki ni ikigo cy'ubucuruzi cya Croix Rouge y'u Rwanda cyabafunguriye hoteli nziza cyane iteye amabengeza. Iyi nta yindi ni yitwa Risi Kivu Breeze Hotel, iherereye mu mujyi wa Karongi. Uzahasanga amacumbi atagira uko asa, hamwe na restaurant nziza ifite ibanga mu guteka byihariye. Tubafitiye kandi sale y'inama yakira abantu benshi utasanga ahandi. Ngwino usangire ibyiza n'abawe muri Risi Kivu Breeze Hotel, wiyumvira amahumbeza aturuka mu kiyaga cya Kivu. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri telefone zikurikira: ni 0791 85 47 16, tukakwakira na yombi. Risi Kivu Breeze Hotel, igitego mu mahoteli. Yesu nashimwe, twongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze bakunzi b'ubuzima buramya Imana TV. Ngewe wumva kuri mikoro ndi Joshua Ishimwe. Tubahaye ikaze mwebwe mudukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi, cyane cyane mwebwe mwakoze subscribe, Imana ibaha umugisha. Ariko nawe udukurikiye ubaye utarakora subscribe, turagushishikariza kuyikora kugira ngo ujye urushaho gukurikira ibiganiro byacu. Turabasuhuje aho muherereye mu ntara zitandukanye z'iki gihugu, ariko by'umwihariko wowe uherereye mu mujyi wa Karongi, mu mujyi hagati wa Kibuye aho tubarizwa, tuguhaye ikaze. Nizere ko mumeze neza, ariko kubo bitameze neza, urwaye cyangwa se ufite ibibazo bitandukanye, turaguhumuriza tukubwira ngo wihangane ukomere. Ijambo riravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Wizere Imana. Twakiriye rero inshuti yacu, umuvugabutumwa Bwana Paul Munyemana, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane Joshua, Imana ibahe umugisha ko twakiriye. Aha ni mu rugo, ntabwo ari ubwa mbere twakiriye kuri kamera zacu z'ubuzima buramya Imana TV, ariko twagira ngo abantu baba bakubonye bwa mbere umanze ubibwire, hanyuma tuze tugaruka. Murakoze cyane, nitwa Paul Munyemana, ndi umukristo, nkunda Imana kubera impamvu nyinshi nabasha gusobanura, kandi nkunda n'abantu b'Imana by'umwihariko bagerageza kubaha Imana, ariko n'abantu muri rusange ndabakunda kuko abo bubaha Imana baba baravuye mu batubaha Imana. Amen. Murakoze. Yego, Imana iguha umugisha. N'ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntabwo ritubwira gutoranya abo dukunda, ahubwo dukwiriye gukunda bose. Yego. Imana ishimwe. Turagarutse rero inshuti bakunzi b'ubuzima buramya Imana TV, tugarutse mu murimo w'Imana, by'umwihariko kuganira ku buzima bwacu bwa gikristo nk'abantu b'Imana. Uyu munsi tubafitiye topic imwe
ivuga umumaro w'amasengesho ku muntu ku giti cye cyangwa se muri rusange. Paul, iyi topic yacu niyo nifuza ko tuganiraho, tukayunguranaho ibitekerezo mu buryo butandukanye kugira ngo abantu b'Imana bagire icyo bunguka, bagire icyo batoramo. Rero reka mbasomere ijambo ry'Imana rijyanye n'iyi topic, turarisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ni igice cya 22, umurongo umwe wa 46 wonyine. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuze ngo, arababaza ati, ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Reka twongere dusubiremo. Arababaza ati, ikibasinzirije ni iki? Nimubyuke musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Uyu ni Yesu Kristo wabazaga abigishwa be. Nagira ngo utwinjize muri iyi topic. Murakoze cyane. Umumaro w'amasengesho ku giti cy'umuntu cyangwa se no muri rusange, introduction y'iyi topic. Asante sana. Turaza hano gusoma n'ahandi ariko tubanze tunasenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye umunsi uduhaye nanone umugisha, turiho turahumeka, haracyari ibyiringiro byo gutunganya ibitaratungana, turabigushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe kuba tuzigamye, ukaturinda gupfa. Ibintu byari kwica ubugingo, hari ibyari kwica umubiri, tukaba tutagifite amahirwe nk'aya ngaya. Turagushimiye rero dufatanije n'abera bose bagihumeka tugushima, kuko barangije urugendo ntacyo basabwa, ariko twe tugihari dufite inshingano yo kugushima no gukora neza kurushaho kugira ngo tuzarusheho kugororerwa ingororano z'imirimo twakoze tukiriho. Icyubahiro kibi cyawe, uyu mwanya udufashe nawo uba w'umumaro, umugisha mwene data Joshua, umugisha abera bose bakurikiye ndetse n'abazakurikira iki kiganiro. Twifuza kunguka mu buryo bw'umwuka, tukaba dushyitse rwose kandi turi abantu b'umumaro turi mu isi, kuko nicyo wavuze ko wadutoranije kugira ngo tube umunyu w'isi, kugira ngo tube umucyo w'isi. Rero twifuza kuba turi ku rwego ubona tutaraguhombeye, ahubwo tugufitiye umumaro. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Hari umumaro mu buryo butandukanye wo gusenga, nk'uko twifuje kubiganiraho uyu munsi. Buri wese yagira uko abyumva. Ubundi gusenga se ahubwo ni iki? Yego, gusenga mbere na mbere abantu babifata mu buryo butandukanye, ariko icya mbere ni kimwe mu bintu umuntu wizera Imana, kuko ubwo iyo tuvuze gusenga bireba abizera, bizera Imana, kandi munyemere nze kuvuga cyane ku bizera Imana muri Kristo, kuko jyewe nemera ibyo nemera. Kwizera dufite kandi kwatugiriye akamaro, ni ukwizera Imana yaremye ijuru n'isi, Imana itagaragara, ariko kandi Imana nkuru. N'abatayizi bazi ko ibaho ariko mu buryo nyine budasobanutse, ariko twebwe twizeye Imana kandi tuyibona no mu mirimo ikora, ariko tubikomoye muri Kristo Yesu. Ko nta rindi zina twahawe ryo gukirizwa muri iri zina rya Yesu. Abizera Imana banyuze mu yandi mazina nabo bambabariye bafite uko babisobanura, ariko jye nemera ko twizera Imana itari ya yindi, atari Imana y'u Rwanda iri bavuga ngo yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Oya, ntabwo mvuga iyo. Turavuga Imana iri hari, Imana yibwira Mose. Iyo usomye igitabo cyo kuva mu bice bibanza, yibwira Mose yaramubwiye ngo jyewe nitwa Ndiho. Yayibajije amazina, iramubwira ngo nitwa Ndiho. Arabibaza ati isi irinde, aramubwira iti Nduhoraho, Nduwiteka. None isi irinde, aramubwira iti Nduwo Ndiho. Urumva imvugana na Mose hari hashize imyaka irenga 400 yaravuganye na Aburahamu ibintu, sekuruza wa Mose. Avaho n'abandi barashira, ariko yo iramubwira iti jyewe singira krize, sindwara, habe n'igishusho cyo guhinduka, agenda cyane. Niyo mpamvu izina ryanjye nitwa Ndiho. Iyo Imana rero itagaragara ariko ikora ibintu nyine bigaragara, kandi Imana
itabana n'abantu mu buzima busanzwe gutya ngo tugendane tuyitunge mu nzu ariko tukaba tuyitunze tuzi ko tubana nayo kandi tukayibonera mu byo igenda ikora. Iyo ntabwo twari tuyifiteho ububasha. Iyo yari Imana ngo yari yatoranije umuryango wa Isirayeli irabatoranya, nibo yakoranaga nabo nk'uko tubisoma muri Bibiliya, yasomye igitabo cya Yesaya na Yeremiya. Iyo yivugira avuga ngo ndi Uwiteka Imana y'Isirayeli, ntabwo yari Imana y'abantu bose. Twebwe twari dufite za ryangombe, dufite n'ibindi bintu biri aho ngaho bigaragara, za zindi nyine ngo z'inyarwanda zirirwa ahandi zikararirwa ibintu nk'ibyo, ariko tugira umugisha kubera Yesu. Amina. Tubona Imana cyangwa se tumenya Imana yaremye ijoro n'isi n'inyanja n'amasoko, Imana itagira imbibi. Yohana yandika, ni ijambo nkunda kuvuga nimuryumva kenshi ntizagire icyo bibatwara igihe bibafasha. Yanditse mu gice cya mbere umurongo wa 12. Yes, yaravuze ngo abantu bamwemeye bakizera izina rye, ndavuga uwo Yesu, yabahaye ubushobozi to become, guhinduka, bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo ari ukwitwa gusa, ni ukuba abana b'Imana. Iyo Mana rero twagiranye ubumwe kubera Yesu. Niyo mpamvu Yesu mukunda cyane. Yesu ndamukunda cyane, yaduhuje n'Imana nzima, Imana nziza, Imana abazungu bubaha, Imana abakomeye bubaha, Imana buriya wubaha Imana, iyo ubana n'Imana ufite bene wanyu benshi bakomeye bikomereza, kuko mu nzego zose iyi Imana ifitemo abantu, ifitemo abantu, mu basirikare ifitemo abantu, mu baminisitiri ifitemo abantu, mu banyamafaranga ifitemo abantu. Niyo mpamvu iyo dukorera Imana cyangwa iyo twubaha Imana, tuyikorera neza kugera ku rwego tuba twifuza kubana nayo neza, kuko tuzi ko nta kitagukorera, nta kitagukorera, ko yaguhuza n'abantu bene wanyu bayubaha. Yigeze ngo iraza umwami Ahasuwerusi adasinziriye kugira ngo abayuda batabarwe, imwima ibitotsi. Ni Imana mbega imeze gutyo. Rero iyo Mana, iyo tuvuze gusenga ni ukuvugana nayo, ni ukuvugana n'iyo Mana muri Yesu. Yesu yigeze abivugira avuga ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye, urumva ni muri rya zina navuga. Uko rero uko kuvugana n'Imana, gusenga rero ntabwo ari ugusaba gusa. Iyo urebye uko Yesu yigishije abigishwa be gusenga mu gice cya 11 cya Luka, muzasome icyo gice mu mirongo ibanza, yababwiye ko isengesho rigira ibice byinshi, ariko icy'ingenzi ni ukubanza kuvuga icyubahiro cy'Imana. Iyo turi kuvugana nayo turabanza tukayubaha. Data wa twese uri mu ijuru, ni ikintu gikomeye, ni ukubanza kuyumva, ukamenya uri kuvugana nawe. Burya no kujya gusaba, usaba ibintu bitewe n'uwo uvugana nawe. Iyo uzi ko aciriritse nyine usaba ibiciriritse, ariko iyo uzi ko ari umunyembaraga, ari umunyabushobozi, urisanzura kandi ukumva ufite icyizere cy'uko n'ibyo usaba abonye bikwiriye yabiguha. Rero kubanza kuyubaha no kuyishima ni ngombwa. Ikindi ni Imana tuba dukwiriye gucira bugufi, tukabwira ko twe turi abanyantege, tukayisaba imbabazi, ko tuba mu isi twanduza, ariko ngo iyo turebeye mu maraso ya Yesu ihita tubona dukwiriye, igahita ivuga ati nuriya n'umwana wanjye, ikagutandukanya n'abandi. Gusenga rero ni ukuganira nayo, byemewe rero ko wayiha ibyifuzo. Icyitonderwa iyo dusenga cyangwa iyo tuzana ibyifuzo imbere y'Imana, tubibwira nka Data, ariko kandi nka Data twubaha, duhaye n'agaciro, tuzi ko anashoboye kubikora. Ntabwo hari imvugo abantu bakoresha bavuga ngo bari gusenga ariko zitari zo, zisa naho ari amatiku, ugasanga umuntu afite ikinyabupfura gike mu gusenga. Ntabwo ari byo. Imana ugomba kuyibwira. Yesu we ayigisha abigishwa bo gusenga hamwe nababwiye muri Luka 11, yarabwiye ngo mujye musoza muvuga ngo nuko yubuka ushaka, yubuko twe kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro n'ibye. Hari igihe usaba ibintu ugasa naho ukabye cyane, kandi Imana yari kuguha ibirenze ibyo ngibyo. Ni byiza kuyereka ibyo ushaka ukabiyisaba, ariko ukabibwira ngo Mana wanarenzaho, ndetse kandi wabona n'ibingibi atari byo bikwiriye, wampa n'ibindi kuko uri umubyeyi wawe, ukumva wiyoroheye. Nicyo Yesu yise gusengera Data mu mwuka no mu kuri. Gusengera mu mwuka ni ukurenga iby'umubiri wifuza, ahubwo ukajya mu by'Imana yifuza, niko gusengera mu mwuka. Mu kuri rero ho ni ugusengera muri Kristo, gusenga ubanye neza n'Imana, niko gusengera mu kuri. Kuko hari n'ukuntu wasenga ntuhabwe, ugasenga Imana ntikumve. Hari abantu bajya bavuga ngo isengesho ryose ngo Imana yaryumva, ngo nta ry'umunyagara. Hariho ayitumva. Tuba dukwiye kubwiza abantu ukuri. Hariho amasengesho Imana itumva. Amasengesho Imana itumva ni amasengesho umuntu adasengeye mu kuri.
kuri no kudasengera mu kuri ni ukudasenga udaciye bugufi, gusenga udaciye bugufi, gusenga udaciye bugufi ufite ibintu wishingikirijeho kubera ko uri umunyedini runaka ukumva ibyo byatuma Imana ikumva, kubera ko matitire runaka ukumva ibyo byatuma Imana ikumva. Imana yacu irubashywe, tugomba kuyijya imbere tukayicira bugufi uko waba umeze kose, ukabwira ngo Mana ndi umunyabyaha, nizi ko ndi umunyabyaha, sinari nkwiye no kuvugira imbere yawe, ariko nyemerere ungirire imbabazi nyumve. Iyo uciriye bugufi Imana icyubahiro ukayigiha irakumva. Ko hari umuntu wumva asenga ukumva arabwira Imana ubudahangarwa bwe ati Imana urabizi ndakiranuka, ntabwo navuka sindasambana cyangwa sindasoma ku icupa, rwose Mana ngirira neza, umva gusenga kwanjye umpa ibindi kugusaba. Yego. Ese iryo sengesho rigira agaciro kangana gute imbere y'Imana? Ibyo dukwiye kubivuga atari turufu cyane tujyana imbere y'Imana, cyangwa se atari ikintu gihambaye tujyana imbere y'Imana, ahubwo tubijyanye tuyishimira, turayishimira ko yaturinze ubwo busambanyi, kuko nabyo ni ikintu gikomeye. Ntabwo dukwiye kugira amashimwe abantu bavuga ngo nakuyemo inda 60 narwaye sida ndayikira. Kuba ufite n'ishimwe ryo kutigeze urwara sida kuko utasambanye, naryo ni ishimwe rikomeye, ariko ntabwo gikwiye kuba ikintu nanone wakumva wakangisha Imana cyane ngo umve ko wayitwaraho nabi. Oya, ahubwo ukwiye kugenda uyishimira, kuko icya mbere turacyahumeka, ibyo waba utaranabikoze ejo ukabikora birashoboka cyane. Uba ukwiye kugenda ukabibwira Imana ndagushimira ko ibi wabindeye, ntugiriyeho umugisha, niba ubona bikwiriye nk'umubyeyi nibi wabikora, ndagushimira ko wamfashije kutanywa izo nzoga, nanjye byandinze kanseri, bindinda n'iminkanyari, bindinda n'ibindi, ndabigushimira. Ni ikintu cyiza byatumye nubaka urugo, abana banjye babona ibyo kurya, amafaranga ntayamariye mu nzoga, ndabigushimira. Ninkugireho umugisha wakora ni, ariko ibyo nta icyo Imana ireba gikomeye ni uko guca bugufi kwawe, kuguca bugufi kwawe, kwemera ibyaha byawe, kwemera intege nke zawe. Ndabaho urugero rw'igisambo cyasenze umusaraba, ni amakuru twese tuzi. Cyari igisambo cyarakoze ibintu byinshi, ariko ngo kigira umutima wo kwimenyaho ibyaha, kiravuga ngo twebwe turi kuzira ibyo twakoze. Shobora genda abizi ko ndi umunyabyaha, ariko wowe Mwami tuzi ko ukiranuka, nubwo tutabashije kugukorera, ariko amakuru turayafite. Noneho rero ubwo uzagera mu bwami bwawe uzanyibuka. Yesu se yakibwiye, yabwiye ngo simpuri kuba uvuze ko wemera ibyaha birahagije ukemera ko uri umunyabyaha, ahasigaye ibyo usabye ndabiguha. Bivuze rero ngo ikintu gikomeye cyo kujyana imbere y'Imana ni ukwibwira ko tudashoboye, ni ukwibwira ko n'igihe twibwira ko dukiranuka, ariko gukiranuka kwacu guciriritse cyane ukurikije uko Imana ibimesira ibireba. Gusa kuko ubirebera mu maraso yose ikavuga iti birahagije, ni sawa, ariko ubundi itarebeye muri iyo microscope, reka mbariko mbyita ikabibona biciriritse ku rwego rwo hejuru, kuko n'abamarayika ngo iyo barebye ibona bafite amafuti. Twebwe rero urumva tubinaha twanduzwa n'ibintu byinshi. Ndibuka hari umuntu umwe twigiye dusengana, ubundi iyo mbanye n'umuntu ngira akantu mukuraho kandi keza. Mwene zo tumwe twasenganye arambwira ati nigeze njya imbere y'Imana, kandi ni umuntu usenga pe, ni umuntu usenga, ndamukumbuje. Imana nimfasha nzamutumira ku buzima buramye Imana TV atuganiriza. Yigeze sindi bumuvuge hano, ariko nabyumva arabimenya. Yigeze tuganira arambwira ati ariko nigeze mfata igihe njya gusenga, mbwira Imana ndabwira ngo Mana, ni gute umurozi atumarira abana kandi abe bakiga bakarangiza kaminuza? Wowe ubona wowe udakabije kugira imbabazi? Nako kantu k'imbabazi navuga uzi ukuntu Imana ngo yamusubije, yaramubwiye ngo ntakabije kugira imbabazi nawe ntiwaba ukiriho, kuko nubwo utaroga nawe iyo nkurebye mbona ufite amafuti yandi yatuma utamara igihe mu maso yawe. Bivuze rero ko twese tubeshejweho n'imbabazi z'Imana. Icyo kora ntabwo imbabazi zatuma dukora ibyaha ngo ubuntu busage, ahubwo nyuma yo kwihana no kubwira Imana ngo tubabare, turebwira ngo tugambire kutongera, tukagerageza uko imbaraga zacu zingana, noneho Imana ikagenda iduha imbaraga zo gushobora ibyo tudashoboye. Turi kuvuga gusenga rero. Gusenga aricyo ni igice gikomeye abantu benshi batazi. Ushobora kugenda ukarira ukagira gute, yego, ariko mu by'ukuri igice gikomeye ni ukuba icya mbere nk'uko Yesu yabyigishije, wizeye imbaraga z'Imana uri musenga, ko ari Imana itari inyarwanda, ko ari Imana itari yo mu murenge, ko ari Imana ishoboye ibintu urimo uyisaba. Icyo ni kimwe.
icya kabiri ni ukuyibwira ko utari ukwiriye no kuba usenga icyo kora uje wihishe inyuma ya Yesu. Kubera ko nibona Yesu, nibona amaraso ya Yesu, ibyaha byawe wowe urabyemera, uze kundebera muri Yesu, hari umuntu wigeze kuvuga akantu keza, aravuga ngo buriya iyo dusenga ngo amasengesho yacu ubundi amasengesho yacu yakagiye anukaho urukarande rwabo dukomokaho ba papa bo mu mubiri. Niba uvuka kwa Sebigori, ni cyo gisekuru nakubwiye se yaduhinduriye, amasengesho yawe akagenda yuzuye neza Sebigori, ariko ngo kuko dusenga dusaba mu izina rya Yesu Kristo, ngo amasengesho aragenda akazamuka agatumbagira mu kirere cyo mu ijuru, ngo agitangira guhinguka imbere y'Imana, ngo hamanza kuza parufe ya Kristo. Amasengesho akaza ahumura parufe ya Kristo, ngo bigatuma data atugirira impuhwe n'imbabazi n'urukundo, akakira ya masengesho y'Imana. Hanyuma twinjize muri formule y'uburyo dukwiriyemo gusenga. Nubwo buryo navugaga. Ikindi gikomeye gihari nyuma yo guca bugufi, dusaba Imana ariko tukayisaba muri discipline, mu kinyabupfura. Nicyo navugaga, ukabwira Imana ngo Mana, ibi nzi ko wabishobora. Nkunda kubwira abantu ikintu gikomeye, bajye basenga ngo Mana warabinaniwe. No, ntabwo Imana, nta kintu na kimwe Imana inaniwe. Kandi ikindi mbabwira gikomeye njye namaze gusobanukirwa, ntabwo ibyo Imana ishoboye byose bikora. Ntabwo ibyo Imana ishoboye byose yabigukorera, ahubwo Imana ikora ibintu kubera impamvu, cyane cyane iyo uri umwana ufite ubugingo muri wowe. Imana ikora ibintu kubera impamvu z'ubugingo, kubera inyungu z'ubugingo buri muri. Imana yagutuza mu cyaro kubera ibona aribwo ubugingo bwawe buzarama, buzaba sustainable, ikabona naho yakurindira, ikabona niho igufitemo inyungu, ikakugumisha. Imana ishobora kuguha amafaranga aciriritse, ntawe Imana idaha amafaranga, twese ntawe utagira amafaranga, biri ku rwego rutandukanye ariko ntawe utayagira. Ikaguha amafaranga make ikajya ivangamo no kuyabura, kuko ibona ari byo byatuma ubugingo bwawe buba buzima. Njya nkunda kubwira abantu ngo ibigushakamo umusaruro nk'uko umuhinzi ashaka umusaruro mu murima, ashyizemo ifumbire mvaruganda nyinshi birababuka, ntabwo bigenda, agenda ashyiramo imvaruganda n'imborera akavanga. Ni uko nguko Imana iyo igushakamo inyungu z'ubugingo igenda ibinyuranye. Wa murimbyi turimba yaravuze ngo kubw'imvura n'izuba byo mu ijoro ushobora kwera imbuto ashaka. Rero amasengesho ukwiye kubwira Imana ngo Mana ibi ngibi, ukabisaba ariko ukaza gusoza unavuga ngo Mana bibuka ushaka ntibuko jyewe nshaka. Hari ikindi kintu Yesu yavuze gikomeye arimo yigisha abigishwa yo gusenga, yaravuze ngo duharire imyenda yacu nk'uko natwe duharira abayiturimo. Ni ikintu nacyo gikomeye. Hari igihe umuntu ajya gusaba ibintu byiza kandi watazi gutanga ibintu byiza. Mu bushobozi bwawe bya bindi ubasha gutanga ugomba nawe kubitanga, kuko ibyo umuntu Bibiliya ikivuga irabisobanura neza, ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Ikindi uko wagenze niko uzagenzwa, iyo ni amagambo ari muri Bibiliya. Ntabwo rero wambwira ngo umuntu yagusabye imbabazi, hari abantu babaho baranze gutanga imbabazi cyane, akavuga ati ntazo namuha sinazibona, kandi we agahinguka imbere y'Imana yikeneye ibintu, uragira ngo ntabwo bishoboka. Ako kantu ntabwo abantu bajya yaravuze ngo duharire imyenda yacu nk'uko natwe duharira. Ariko Paul, gutanga imbabazi ntabwo byoroshye. Hari nk'umuntu ugukorera ikintu, bikaba ngombwa ko kugira umuha imbabazi ari uko bishobozwa n'Imana. Wenda tugendeye ku bintu biba bigaragara, nk'icyo cy'umurozi wari urimo uvuga. Niba umurozi akwiciye umwana wa mbere akica uwa kabiri, kandi ukaba ufite amakuru neza yuzuye ahamya ko uwo muntu ari we ukurogera, cyangwa se ntibanapfe ariko akagukenesha wirirwa ubavuza bikagorana nyine, ariko ari we ufite amakuru yuzuye ko ari we ubaroga, uwo muntu mugituranye n'ibyo bintu kibikora, ni ikintu cyoroshye kumubabarira? Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Yesu yigeze asobanura ibyo gukiranuka, abantu baramubaza bati ntabwo turumva bitashoboka. Ubundi ukuntu gukiranuka ko muri Kristo biragoye, ntabwo umuntu yabibasha, ariko tubishobozwa na Kristo. Niko Pawulo yavuze yandikira Abafilipi ngira ngo 3:20, yarababwiye ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Hari ibintu tutashobora, ariko kuba bidashoboka
ntabwo dukwiye kwanzura ko bitazakunda, ahubwo dukwiye kubwira Yesu ngo ibyo dushoboye turi bubikore, noneho za mvune zo mu mutima umuntu atakwivura uzuze tuvura. Icyo mvuga ni iki, niba wamuroze kumubabarira no kwibagirwa ko yakorogeye abana yakwicaye abana biragoye, ariko ikizagaragaza ko wamugiriye imbabazi wowe mu bushobozi ufite nuko niba hari serivisi nziza agukeneyeho, bibaye ngombwa ko agukeneraho uyimuha utitaye kuri bya bintu, nubwo yakugiriye nabi. Icyo Yesu yavuze aravuga ngo mukunda abanzi banyu. Erega Yesu yarazi ko abanzi bashobora kubaho, kandi ibyo ukuvuga ngo ntiwabishobora ntabwo bizatuma bitaza icyo kibazo ntikizabura kuza mu kizami. Ntabwo ari n'abigisha numva bavuga ngo ntibabishobora, ngo babwiye Yesu ko batabishobora, ntabwo bizatuma icyo kibazo kitaza mu kizami. Ntabwo nshaka gukomanta kuri mwene data ubwo afite uko yari arimo yigisha, si icyo nshaka kwigisha uyu munsi, ariko icyo nshaka kubwira ikintu uvuga ngo cyarakunaniye, ngo sinabasha kuba bari umuntu wanyiciye umuntu wese, sinabasha kuba bari umuntu ngo wakoze ibi, ngo data wangiriye gutya sinabasha kumubabarira. Hari n'abana bamera batyo, akajya avuga ngo data ngo sige nabonye mbona akantu, akajya mu mujyi akabona yibeshejeho ntagikeneye ababyeyi, kubera ko bamukubitaga, kubera ko bamwimye minerivare bakajya kuyanywera, akajya avuga ati data nzajya kumushyingura, nta kindi. Ariko mukuri nta bugingo ufite, kubera ko ntawe utandukaniye nawe, ndetse ahubwo umurusheje kuba mubi. Birakomeye. Reka nkubwire Joshua, ubundi tudakoze ibintu bikomeye ntabwo twazabana n'Imana, kandi twe hari ubwami twenda kuzajyamo, hazaboneka igitaramo, hari igitaramo kizaba mu ijuru kuri kalenda y'ibintu bizaba mu ijuru, kuri agenda hazaba umwanya w'igitaramo cy'imihigo, ndakane ku cyiti cy'imihigo, tuvuga iki yo kuvuga uko urugamba rwagenze. Hazaba igitaramo gikomeye ku buryo Yesu ngo azajya abwira ngo umugaragu wanjye mwiza wakiranutse, nyura hano ujye mu mugaba. Mbega ntabwo azavuga ngo umugaragu wanjye mwiza kubera ko utafite ibintu wihangane, hari ibintu aziteri kimwe bibiri bitatu azabashingiye. Ntabwo niko rero sinzi impamvu abantu bashaka ko Yesu azabura ikintu abavuga. Ukwiye kuba mu mwanya ukavuga uti iki kintu nyuzemo nta muntu ujya upfa kugishobora, ariko nemereye Imana irakishoboza. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko igihe utemereye Imana ngo igushoboze ikintu nta kigushoboza. Kuvuga ngo uriya muntu sinamubara ngo cyakora Imana izabimfasha, Imana izabigufasha umunyuraho n'umusuhuze, nta kintu Imana yakwirigiza kugufasha. Imana izabigufashe umwana we warabonye ugize ibibazo ntumuhe serivisi, kandi umwana anarengana se wabikoze, ntumuhe serivisi nziza wibutse ibyo se yakoze, gusa Imana izagushoboza. Shobora ibyo ngibyo ushoboye biza imbere yawe, noneho bya bikomere byo mu mutima n'ibindi bihambaye umuntu atashobora, Imana izazikomore kuko yabonye wagerageje. Ubundi Imana isanga abantu ikabafasha, ikabaha imbaraga ariko bashaka gukora, bashaka kugira ibyo bahindura. Nicyo rero navuga. Rero mu kuri kari akantu n'akantu gakomeye Yesu yaravuze ngo duharire imyenda yacu nk'uko natwe duharira abaturimo. Iki ngiki cyaza ku madeni, ariko si no ku madeni gusa, uretse ko no ku ni imbabazi ya general, kira ni imbabazi nicyo Yesu yavuga, uretse ko no ku kideni nacyo ari ngombwa. Ideni naryo, amadeni niba hari ikintu kigoranye nacyo kirimo, ariko bene data barimo amadeni, kugira ideni si icyaha, ahubwo ufite ideni cyangwa ufite umwenda ukomeje kubana utena n'uri mu mwenda, se communication cyangwa kuganira kwanyu ntibyahagaze, ntibikwiye guhagarara, ukwiye kunyura indi nzira. Kugira ideni si bibi, ahubwo egera mwene so umubwire uko byagenze. Mbibutse ikintu gikomeye nasomye mu Gutegeka wa 2:28 gikomeye mu migisha Imana yahaye Abisirayeli. Mose yabwiye Abisirayeli abwirijwe n'Imana, yarababwiye ngo uzaguriza amahanga ariko ntuzayaguzaho. Buragiye ntabwo ngira inama abakristo kuguza abanyamahanga, uzabikore witonze. Abanyamahanga iyo mvuga ni abanyabyaha, kandi abanyabyaha nubwo waba utabimushinje ngo abyemere, imirimo ye irabigaragaza. Uraguza umuntu amafaranga yakoze nawe yibye, nutamwishyura ku gihe ntabwo bizakunda. Uraguza umuntu amafaranga yacuruje itabi cyangwa yasambaniye, uwo muntu nutayamwishyura urumva bizakunda? Ntabwo bizakunda. Aho twaba tugiye kuvuga rero ko abanyamahanga aribo bambura gusa, ariko ntabwo ari cyo nashatse kuvuga. Listen to me carefully, nyumva neza, nyumva icyo nashatse kuvuga. Iki iryo jambo rivuga ngo uzaguriza amahanga ariko ntuzayaguzaho. Wagukeneyeho umwenda wawe umuha, kandi nawe ukawumuha wabanje kubitekereza, ukamuha ibyo ubasha kuzihanganira natabigarura, nicyo bivuze. Ariko kandi wowe kujya kumuguza ugomba kubyitondera, ukabanza ukabibara neza, byaba ngombwa ukajya uguza bene se. Kubera iki? Hano baraza kumbwira ati ko bene data nta mafaranga bagira benshi. Ariko icyo igishoboka, mwene se wamugujije
biba bishoboka ko wanamusanga ukamubwira uti nahuye n'intambara nahuye n'ibigeragezo none se umupagani umubwira ibyo bigeragezo arabizi ibyo ntabwo azavuga ati icyo nshaka ni amafaranga yanjye nta kindi tuvugana. Ariko kandi gufata umwenda mu banyamahanga nabwo Imana ijya ibyemera, Imana ikaba yakurengera mu gihe gikwiriye, kuko hari igihe ubona ari bwo buryo nibo bacuruzi dufite hafi, nibo bashobora kudufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uzamuguze ariko uzamwishyura. ariko Paul tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire. Ntabwo urabaho ngo ubone umuntu mudasengana cyangwa mutaba muri korali imwe wo hanze pe utakunda no kujya mu rusengero cyane, ngo ubone akugiriye umumaro, aguhaye serivisi nziza wari ukeneye mu buzima, wari washatse kuri mwene data ukayibura. Urakoze cyane Joshua. Iyo tuvuga abanyamahanga ntabwo tuvuga bataza mu rusengero. Oya, n'umuntu wo muririmbana ashobora kuba umunyamahanga kuri bo cyane. Ubundi nuko abantu bitiranya ibintu, ariko ntabwo ariko biri. Umuntu Yesu yaravuze ngo muzababonera ku mbuto, muzamenyera ku mbuto. Umuntu ashobora kuba ari aho ngaho mudasengana afite ahandi asengera, ariko ukabona n'inyangamugayo, ukabona yakugira impuhwe kurenza uwo muririmbana, uwo mwabana. Ariko nabwo ugomba kumenya umwuka umukoresha, kuhura n'ugukoresha. Yesu hari igihe ngo abigishwa bigeze bamubwira ngo babonye umuntu urimo gukora ibitangaza mu izina rye kandi batagendana, baramubwira bati tugiye kumucecekesha. Niba wibuka icyo Bibiliya ivuga abasomye, yarababwiye ati uwo mumureke, niba ari mu izina ryanjye mumureke abikore, nta kibazo. Dushyize hamwe uwo ntabwo turi gusandaza. Rero Yesu agira idini. Oya, ntabwo Yesu agira idini, ahubwo ashobora kuba ari n'undi mutaririmbana mutabana mu rusengero, ariko ukabanza ukagenzura ukamenya ko afite umwuka w'Imana, ari muzima. Ariko icyo navugaga umunyamahanga, yaba ari uwo musengana cyangwa mudasengana, ni umuntu uzabona ko afite umwuka utari uw'Imana, kuko iyi myuka iratandukana. Ukabona agira umwuka w'ubugome, agira umwuka w'ishyari, agira umwuka w'urwango, agira umwuka runaka w'ubusambanyi. Ni urugero, sibyo? Nkunda kubwira nk'abakobwa se hari umusore ugomba kuba waguza n'utaguza. Niba agira umwuka w'ubusambanyi cyangwa umugabo niba agira umwuka w'ubusambanyi ukamuguza, nubura kumwishyura umva bizagenda gute? Ntazagusaba kumwishyura ibindi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ko urukundo ruruta byose. Hari igihe aba adafite n'uwo mwuka wera, ariko afite urukundo, ku buryo umusaba serivisi afite urukundo rwo gukunda abantu bose, afite ingeso nziza, babandi twita imfura mu muco, mu buzima busanzwe bwacu muri sosiyete, ukaba wakenera serivisi akayibona. Joshua, twe kubitindaho, ariko icyo nshaka kubwira nuko mu isi haba ubwami bubiri, haba ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Yego. Kandi kuba umuntu ari ingeso nziza ntibivuze ko afite umwuka wera. Ubundi umuntu ufite umwuka wera akaba ari na ngeso nziza, ariko abari ba ngeso nziza bose siko bafite umwuka wera. Buriya wabimenya yaguhindutse cyane. Ikindi kizabikubwira, ashobora no kugufasha, ariko kubera umwuka umubamo. Navuga ngo ubundi hari umwuka uko ubamo ukwiye kugenzura ukamenya, ukumva ku buryo umuntu ugendana nawe ukamenya umwuka umubamo, nubwo mudasengana urabimenya. Yego. Ariko hari umuntu uba ushobora no kugukora ibyo, yagera hirya akakuvuga kubera umwuka umubamo, kandi yagufashije. Yagera hirya akajya avuga ati nigiye mugize, akaguha inkweto igenda isakuza kandi yarayiguze amafaranga ahenze, ariko ikagenda ivuga ukumva iragusakuriza n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Icyo navugaga rero, abantu bakwiye kumenya uburyo bitwara. Ntabwo sosiyete turimo tuzayihunga, turaguma tukabana nabo, n'abakiriya bacu, nitwe turabakiriya babo, n'abakoresha bacu turabakoresha. Ariko nubwo bimeze bityo, umenya uko ugendana n'umuntu, ukamenya aho ugarukira bitewe n'umwuka umurimo. Iyo wumva mudaho cyakora nawe utagira umwuka wera birakugora, ariko iyo ufite umwuka wera, uwo mwuka ugenda umenya umwuka, umenya n'undi ufite umwuka wera, urabimenya utitaye ku madini. Reka dukomeze. Twari turimo tuvuga ku gusenga, ko gusenga mbere na mbere tugomba kumenya icyubahiro cy'Imana dusenga. Icya kabiri tugomba kumenya ngo turasenga mu izina rya Yesu. Gusenga mu izina rya Yesu ni uguca bugufi, tukabwira Imana ko twe turi abanyabyaha, no mu byaha nimo mama batubyariye n'abasogokuru bose, ariko tugira gukiranuka kwatuma tugira communication cyangwa tugira network ituma tuvugana n'Imana binyuze muri Yesu. Icyo abantu bakwiye kukimenya, kandi kunyura muri Yesu nta kindi bivuze, ni mu mbabazi twaboneye ku musaraba. Yego. Noneho rero ikindi tugasenga nk'uko Imana ishaka. Uko Imana ishaka nuko tuyibwira ibyifuzo byose byo mu mutima, bireba ngo muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yitakuri mwe. Ibyo biremewe rwose, kubwiza Imana ukuri, ariko kandi ntuyitegeke ukabwira Imana ninkugiraho umugisha.
ibi ngibi ndabikeneye, Yego. ninkugiraho umugisha Mana ibi wabikora, ninkugiraho umugisha Mana nubona bikwiriye Mana ibi ngibi. Ariko Imana ishobora gukora ibinyuranye n'ibyo wasabye bikaba nabyo ni byiza. Ikizakubwira ko ari byiza bishobora no kuza bisharira, ariko nyuma ukabona harimo ishimwe ry'Imana ukavuga ngo ni ukuri Imana yankoreye ibintu byiza, yankoreye ibintu byiza binyuranye n'ibyo nifuzaga. Yego, nubwo buryo rero uko gusenga rero tuvuze kugira umumaro nk'uko twabivuze ku muntu ku giti cye. Yego. Gusenga Ubwo muri ubundi make tubikiriyarinze formule yo gusenga niyo formule yo gusenga ni kugira ngo tuze kujya ku mumaro wo gusenga, ariko abantu babashije kumva formule y'uburyo bwo gusenga. formule yo gusenga niyo formule yo gusenga ni ikintu kuganira n'Imana nk'uko tubivuga, kandi twibutsa abantu ko iyo muganira habaho exchange y'ibitekerezo, njye ndavuga nawe ukavuga. Buriya hari n'abantu iyo usenga Imana utumva ivuga uyibwira gusa nawe uzamenye ko harimo ikibazo cya network. Ubona iyo communication abize uburyo bwo kuganira cyangwa bwa communication, iyo ubwira utumvise igisubizo aguhaye ntabwo communication iba yagenze neza. N'Imana rero uhereye kera kose iyo ivugana n'abantu urayibwira nayo ikakubwira. Ukwiye gusenga Imana kandi ukabona igisubizo kivuye mu masengesho, Imana ikavugana nawe. Yego. Imana ishimwe. Ubwo reka ngira ngo abantu bamaze kumva formule yo gusenga y'uburyo bwiza bwo gusenga. Niba rero wamaze kumenya formule y'uburyo bwo gusenga, reka turebere hamwe umumaro wo gusenga ku giti cy'umuntu cyangwa se no ku bandi. Reka byaba byiza duhereye ku giti cy'umuntu hanyuma tukaza tuvuga ku bandi muri rusange. Urakoze cyane Joshua. Gusenga bigira umumaro mwinshi ku giti cy'umuntu mbere na mbere. Hari abantu bavuga ngo uzansengere uzagere nabyo ni byiza yanagusengera, ariko impamvu ukwiye gusenga wowe nuko bibanza kukugira umumaro ukomeye mbere yuko biwugirira abandi. Iyo usomye Bibiliya ntabwo turi busome imirongo yose, ariko muzasome inkuru za Mose. Mose ngo yajyaga azamuka imbere y'Imana, ngo akagenda akahamara iminsi avugana n'Imana. Ngo iyo yamanukagayo basomye Bibiliya ngo yazaga ngo mu maso ye harabagirana. Bibiliya ivuga ngo bitewe n'uwo babaga bavuga. Noneho ngo Abisirayeli ngo bamureba ngo bakabona n'izuba ngo ribarasa mu maso ngo bakagenda bamuhunga, ariko ngo uko amarana nabo iminsi abacira imanza avugana nabo aho bibaye ngombwa atongana, kubera nyine kuyobora abantu niba byoroshye, ngo ubwiza bw'Imana bukamushiraho kugeza ubwo bavuga ngo aranadedemanga ntabwo ari wavugana n'Imana we, bagahita yongera akazamuka umusozi. Bivuze iki? Gusenga Imana ikintu cya mbere bikora, umuntu usenga Imana, umuntu uvugana n'Imana by'ukuri bimushyiraho ubwiza bwayo. Agira ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana mu mutima. Kandi ubwiza bw'Imana bukuriho naratangaye bwabaye kuri Yosefu mu Egiputa. Bibiliya ngo ikintu cyose yakoragaho cyagiraga umugisha. Yabanaga n'Imana neza, azirikana inzozi yarose kandi yirinda ibyaha, kugeza ubwo na muka Potifari nyirabuja yamubwira ati dusambane, arabyanga. Ubwiza bw'Imana bwari buri kuri we. Iyo ubwiza bw'Imana kuba buri kuri wowe bigira ibimenyetso, ibintu ukozeho, ibintu ukoze ahantu uri abantu babumva impumuro nziza y'umugisha. Umuntu uzagusanga mu kazi aho ukora azumva ubwiza bw'Imana, azumva ikirere kimeze neza. Umuntu uzagusanga muri botike ucuruza cyangwa mu iduka ryawe nahagurira azavuga ati naguriye ahandi, ariko ahangaha rwose nahageze numva ikirere cyawe kimeze neza. Ubwiza iyo umuntu asenga ubwiza bw'Imana, nuvuga ngo ubwiza bw'Imana ugira discipline, nibyo nazo mvuga ubushize, itandukanye ni ikinyabupfura ababyeyi batakwigisha. Iyo usenga urakigira imvugo nziza, hari ukuntu Imana igenda ikudisciplina mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego, icyo ni nimwe mu nyungu yo gusenga, ubwo bwiza bw'Imana buba kuri wowe. Ibyo rero biva akenshi abantu babibona byahereye mu mutima, ugira amahoro menshi yo mu mutima. Hirya y'intambara n'amakuba menshi ahari ugira amahoro menshi yo mu mutima. Yego, hari igihe abantu bagira ngo umuntu agira amahoro kuko ibibazo bidahari. Ushobora ubundi usenga neza, twumvikane, kuko abantu baze kunyumva neza. Gusenga ntabwo ari bya bintu umuntu avuga ngo Mana ngo ibi bikore, ngo nutabikora Mana ngo nzahava ubikoze, ngo nta nubwo byumvikana ukuntu ngukore. Ibyo ni amasengesho arimo amatiku, ntabwo uku gusenga ntibyakuzanira amahoro. Oya, ahubwo gusenga kuzima no kubanza ukabwira Imana ko wibuka ibyo yakoze,
ukayishimira iby'imbaraga, ukayishimira imbaraga z'Imana, imbaraga zayo zikomeye, warangiza ukayibwira ngo Mana ndi umunyantege nke, wari ukwiye gukomeza kungirira neza, ariko muri Yesu wangirira neza niba ukabikora. Iyo rero kandi ukayibwira ngo nizeye ko uzabikora kandi kubasha no gukora ibirenze ibyo nkubwiye, icyo gihe uragenza ugatuza kandi ibibazo bigihari ukabona urishimye kandi ibibazo bigihari. Nk'uko navuze ari ikintu gikomeye, kubera ko ari Imana tubwira nayo ikatubwira, nubwo yaba itarabikora ivugana nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ushobora gusanga mu nzozi, mu ijambo ryayo, indirimbo ishobora kunyura kuri radiyo Imana ikavugana nawe. Ubundi abantu bafite amajwi yo kumva, bafite amatwi yo kumva Imana, bumva Imana igihe cyose Imana ivuga cyane. Iyo ufite amatwi yo kumva Imana, wumva Imana igihe cyose Imana ivuze urayumva, urayumva. Ushobora no gufungura televiziyo gato ukumva Imana ivuganye nawe kandi binyuze kuri televiziyo. Ushobora kujya kuri YouTube ukumva Imana ivuganye nawe, ushobora gusoma Bibiliya ukumva Imana, ushobora kuryama mu gihe uryamye ukumva Imana ivuganye nawe. Bivuze yuko iyo wasenze Imana ivugana nawe, ishobora kuvugana nawe idahise isubiza ibyo wayisabye, ariko ikavugana. Iryo jwi ryayo rero rikuzanira ihumure, rikuzanira ihumure. Kuko niyo Imana ikubwiye ngo singusubije, ihangane, iguha imbaraga zo kwihangana, ukaba muri bya bintu byihangana kandi ntukore ibyaha. Niyo Imana ikubwiye ngo tegereza, nta kibazo, uravuga uti Imana ivuganye nanjye ndategereza kandi kuza ko bizaza niko birivuga nubwo byatinda. Ukavuga uti ntacyo, reka nihangane, Imana yavuganye nanjye. Nyakunda kubyibwira ababyeyi n'urugero. Ushobora kugira urugo bikakugora ntubone umunezero washakaga ku mugabo, ariko wagira umugisha ukaba warabonye abana, Imana ikakubwira ngo humura nzakunezeza, aba bana naguhaye bazakubera umunezero. Bibaza nawe kuzategereza ibyo bintu, bisaba ko mu mwanya wawe neza ugategereza Imana kandi ukayitegereza wihanganye. Umunezero utaboneye ku mugabo cyangwa ku mugore ukazabonera ku bana bawe. N'urugero, ushobora kuba uri gukora akazi kabi kagoye. Hari akazi umuntu akora kumva ni nk'amazi arayanywa ariko ararura, ni nk'amazi y'imari, ukumva nta nyine, kubera ko aricyo gihe ukabona nta kundi, ariko Imana ikakubwira ngo humura n'inzira yuko nzaguha akazi keza mu gihe gikwiriye. Se koko Mana, hamwe n'amashuri yanjye n'ukuntu, se koko Mana byazakunda, se akazi ke singira umuntu mvugira ku mugani wa wundi wari ku kidendezi, singira generali nzi, singira bizagenda gute, ninde uzamara iki connection bya bindi byateye. Ariko Imana ivuganye nawe, yabwiye Yeremiya mu gice cya 33 umurongo wa 2, inamubwira ngo jyewe mbasha no kurema ibintu bitari bihari nkabishyiraho bikabaho. Hari igihe abantu bashakira akazi mu bigo bisanzwe byubatse, muri za institutions zisanzwe ziriho, akajyana n'amashuri, Imana ikereya cyangwa irema n'ibitari bihari. Hakaba hakwaduka ikintu cy'igishinga runaka, hakaba bashyiraho na minisiteri nshyashya n'Imana yaravuganye n'abakora minisiteri. Ubuse minisiteri z'uyu munsi kugira ngo zose zahoze, ntabwo zahoze, hari zaje kubera abantu b'Imana. Ubundi ibintu byose bibera mu isi mubibona bisohora, ariko hari ahantu biba byatunganijwe mu isi y'umwuka. For sure. Burari nk'umuntu Imana yaba yarigeze kubwira uzaba minisitiri, akafata se minisitiri se, ubu dufite minisiteri ishinzwe ngo biza n'impunzi n'indi, iyo ntabwo yabaga kera. Ariko ugasanga uyu munsi yaba minisiteri nshyashya ishobora kuvuka, Imana yaravuze ko za minisitiri. Amen. Imana ishobora kuvukisha rwiyemezamirimo akaza kubaka uruganda ahantu, ukaba manager, ukiba Imana yagiye ngo nzaba manager kandi aba manager nzi nabo muri banki, ukazisanga nawe uri manager kandi udakora muri banki. Ibyo rero biri mu bushobozi bw'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo dukwiye kwizera Imana iyo tuyisenga, tukayizera nk'ibasha gukora cyane ibirenze ibyo tuyisaba. Iyo wizera Imana nk'iyo mu kagari ukumva izakora ibintu nk'ibyaho ngaho mu murenge, birakuvuna cyane kandi nayo irakureba ikabona uri kubwira Imana utazi. Kuko abisirayeli bakoze ikosa rikomeye. Ndagira mbabwire ko ukuntu ufashe Imana ariko igendana nawe, uko wizeye Imana uyisenga niko igendana nawe. Nanabwiye abantu ko wenda n'icyigisho kindi dushobora kuzagana, nababwiye ngo ibiryo by'Imana, hari ibiryo by'Imana abantu batizera batarya. Abisirayeli bagiye gutata ari 12, ni amakuru mwese muzi, gutata igihugu ngo 10 bagarukana inkuru z'incamugongo, baravuga ngo twabonaga abanyakanani bakatureba babona tumeze nk'inzige, ngo natwe twakwireba tukabona koko tumeze nkazo, nk'utuntu tw'udusimba, dukurikije ukuntu bakoze siporo ari abagabo barebare, abanaki n'abahivi n'abayebuzi. Ariko ngo Yosuwa na Kalebu baravuga bati koko niko bimeze, nta mbaraga dufite, ariko niba Uwiteka twishimira, simple da, ibyo birahagije. Mashuri make twize Imana yazayongera, niba Uwiteka twishimira birahagije. Byo kuvuga ngo abandi babonye Imana yakarema
birahagije dukwiye iyo usenga Imana utayizera birakuva ba bandi rero batizeye Imana ntabwo yabiciye mu butayu ariko ngo ntabwo yahise ibica ako kanya ariko ngo barazengurutse bagwa mu butayu muri ya myaka ntabwo bigeze bambuka Yorodani abantu bambutse Yorodani mu bantu bari icyo gihe muri icyo gihe ni Yosuwa na Kalebu nibo babonye igihugu abandi ngo bambutse n'abatoya ariko biragoye kuba umubare w'abantu banganaga kuriya bahagarariye imiryango yose ya Isirayeli ukibaza ngo ni iyihe formule Imana yakoresheje yagendeyeho ese Yosuwa na Kalebu nuko bo bakiranukaga Yosuwa na Kalebu buriya gukiranuka ni iki ni ugukora ibyo Imana ishaka ariko akenshi ubikora kuko wizeye iyo Mana kuko mubanye neza Yosuwa na Kalebu ikintu gikomeye Imana yababonyemo ni ukwizera ni ukuyizera ni ukwiha agaciro nabwo ngo ubundi Imana ikunda icyubahiro cyayo ibintu byose bikuraho icyubahiro cyayo uwanditse Abaheburayo 11:6 yaravuze ngo umuntu utizera Imana ntibishoboka ko ayinezeza nta gukiranuka gushoboka utizera kwizera nicyo kintu gikomeye kigaragaza ko nakiranuka kuko iyo wizeye Imana wiha agaciro bituma utajya mu bintu bindi byagutandukanya nayo kumva uyizeye aho rero n'imirimo myiza ugomba kuyikora ariko iyo umuntu atizeye Imana nta kintu yagufasha ubaho ubuzima busanzwe ukabeshwaho ubundi ukwizera kugira ibyiciro bitandukanye hari umushumba wigeze abyisha sinshaka kubijyamo ariko hari ukwizera duhuriraho n'inyoni duhuriraho n'ibisimba ko buri buke kandi koko tugacya duhuriraho n'abantu basanzwe ariko hari n'igice cyo kwizera dukwiye kugira kwizera nk'abantu bamenye Imana kugera ku rwego tuyizera mu buryo budasanzwe kwibasha gukora ibintu bidasanzwe ku buzima bwacu ari bya bindi byo mu buryo bw'umwuka ari no mu buryo bw'umubiri ubuzima tubamo rero icyo navugaga iyo wubaha Imana bigira umumaro kuri wowe ikindi iyo usenga Imana kandi navuze ko utayisenga utayizera twavuze ngo bigira umumaro ku giti cyawe bizana amahoro bizana ubwiza bw'Imana kuri wowe biguha kubana n'abantu ndetse n'ubwo utavugwa neza na bose ariko umuntu wizera Imana usenga Imana neza akwiye no kuba afite umwuka mwiza mu bantu nabyo birakenewe wandikiye umubwiriza we yaravuze ngo kuvugwa neza biruta amavuta atamye igiciro cyinshi yego kuko nubwo aba ntacyo ubaha ariko abantu bakavuga bati mba urugose uriya muntu ni umuntu w'Imana nabyo biba bikenewe ntabwo baba bose kuko abadakunda ibyiza ntibakuvuga neza ariko abantu bakunda ibyiza ibyo ushoboye kuko iyo ukorera Imana iyo usenga Imana uyizera ibyo ushobora bikora nicyo navugaga iyo usaba Imana ngo iguhe nawe iyo bibaye ngombwa uratanga yego iyo usaba Imana ngo ikubabarire iyo bibaye ngombwa nawe urababarira yego iyo usaba Imana ngo igufashe iyo bibaye ngombwa nawe urabanza ugafasha iyo yungutse imbere y'Imana umeze gutyo Imana ikubona nk'umuntu urera ijipo ukwiriye nawe kugirirwa neza yego ariko twibukiranye ko abantu bajya imbere y'Imana bagashaka kuyisaba ariko bo batashaka kugira neza kuko ubundi Imana ntabwo izaza ngo ikore ibintu byose mu isi Joshua hari ibintu twe tuzakora biri imbere yacu mu maboko yacu biri imbere y'amaboko biri mu bushobozi bwacu noneho ibyo tudashoboye Imana ikaza ikabikora igatanga izindi mbaraga bishatse kuvuga ko hari n'ibyo dusengera biri mu bushobozi bwacu kwiriye kwiyiriza ubusa oya ndetse no kwiyiriza utakwirwa n'abisengera for sure none se ni urugero mfite amafaranga Imana yampaye amafaranga ntajya kubwira Imana ngo Mana uzampe inkweto no ndajya kuyigura sibyo se none niba Imana ikoriyanseho reka nkoreshe iyo mvugo kuko abakene ni benshi Imana ikoherejeho umukene musengana cyangwa mutanasengana kuko nababwiye ngo giye nkunda Imana n'abantu basenga ariko n'abadasenga ndabakunda kuko ni abantu kandi abo bantu bashobora kuzaba abantu beza ikindi nubwo bataba beza bashobora kuzabyara beza ugiye mu gisekuru cy'iwacu ntashaka kuvugira hano neza ko si ngombwa birashoboka ko harimo abantu batari beza sogokuru na sogokuruza nande batari bazi Imana cyangwa bakoraga n'ibintu bibi yego ariko Imana haje kuvamo umuntu jewe kandi jewe ntabwo nza kuvuga ngo ndi mwiza kuko na Yesu yarabyanze ariko numva Imana tubanye neza kandi numva kuba mu isi kwanjye hari icyo byabimariye Imana ni nacyo cyifuzo gihari nuko ntayihombera ko tuza mu isi kugira ngo Paul yaravuze ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo ubundi Imana yaturemeye kugira umumaro yaturemeye gukora turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo icyo nashaka kuvuga rero ni iki ushobora kugira neza umuntu atari na mwiza ariko wasanga muri we mu rukiryi rwe tuvuga gutya hazavamo umuntu mwiza abapasitoro benshi uzumva baravutse ahantu baterekera bagira bati kandi uyu munsi bafite akamaro uwagiriye neza wa muntu akiri mubi uyu munsi
afite imigabane kuko pastor ahari uyu munsi. yego ndumva iyo point warutangiye ijyanye n'umumaro w'amasengesho ku bandi. Nagira ngo ku bandi naringiye kuhagira. yego birajyanye. Nagira ngo umanze mbere yuko tujya ku gice cya kabiri kuko ni iri kugenda. Nagira ngo mbere yuko tujya ku gice cya kabiri tuvuge umumaro w'amasengesho ku bandi. Ese gusenga ko kwiyiriza ubusa ko urakuvuga hiki? Urakoze cyane. Gusenga twavuze gusenga muri rusange ko duhinguka imbere y'Imana tugomba kuba twitwaye, ariko hari n'uburyo hari n'uburyo bwo gusenga. Hari ugusenga upfukamye, hari ugusenga wiherereye mu ishyamba cyangwa mu gihuru. Ibyo ngibyo nimbivuga abantu bavuga ngo ntibyemewe ariko wajyayo wenyine ugasenga, kuko rero ubundi hari ikintu nkunda kubabwira. Yesu yaravuze ngo tumwigireho, kandi ubwo tumwigiraho ibintu byose yakoze tugomba kubikora cyane. Yafashora. Kandi Yesu amasengesho yo mu gihuru yarayasenze cyane. Nayo tubona yarasengeye igihe Semana. Yarayasenze amasengesho ya nijoro yarayasenze. Rero ubwo ni uburyo butandukanye n'ibihe bitandukanye byo gusenga. Abantu bakwiye kumva ko guhinguka imbere y'Imana n'uburyo twabivuze, ariko hari n'uburyo bwo kubikora. Hari igihe abantu bavuga gusengeye mu nzu Imana yakumva, ngo rinda ujya mu gihe gusengera mu nzu Imana yakumva. Sibyo, Imana irakumva rwose. Pfukamye imbere y'igitanda cyawe wicaye ugize gute, ariko nk'uko tubamo hari ukuntu tuyobora, akaba yakubwira ati ugiye no mu rutoki bari busengera. Kubera impamvu ntaza gusobanura cyane, ariko niyo sacrifice nuko kwitanga n'uwo mwete ko birabanga abanshakana umwete bazambo. Umuntu akibaza ngo kuki umuntu ngo yatereye umusozi usengeriwe cyangwa akajya mu rusengero Imana yari kumwumva. Bora nabyo byabaye ngombwa ko na Yesu yajyaga abikora. Ibintu Yesu yakoraga byose turabikora. Yesu yajyaga asenga yiriza ubusa. Niyo mpamvu tubikora. Iyo nimwe mu mpamvu ituma tubikora nuko ariyo twigiraho. Hari n'ikintu yabibwiye haba abwiye nanigiye kuhagera, ariko mpamvu dusenga twiriza ubusa, Yesu yarabikoze kandi yabikoze atabyibwira. Bibiliya ngo yajyanywe n'umwuka mu butayu kujya gusenga. Ubundi gusenga kwiyiriza ubusa, amasengesho nk'ayo ngayo akomeye yo kujya mu butayu, yo kwiyiriza ubusa, ntabwo akwiye kuba ari amasengesho wijyanamo gusa for nothing, for no reason, nta mpamvu ihari. Ukwiye kuyajyamo ujyanywe n'umwuka, kandi ujyanwa n'umwuka kubera impamvu. Hari igihe haba hari urugamba imbere yawe utaranamenya, ariko Imana ikagutegurira gusenga kugira ngo uzaruhagararemo neza. Hari igihe abantu bagira ngo dusenga kuko dufite ibibazo. Hari n'ukuntu umwuka gutegeka gusenga kandi nta bibazo ubona uri gusengera, ariko kuko Imana rero ejo hazaza ikabibona uzahura n'ibintu, ya masengesho za mbaraga yakuye mu masengesho zikazagufasha kuguma guhagarara neza. Niyo mpamvu niba umwuka guhase gusenga wibaza impamvu ngo ko nta bibazo, ngo ko mbona abana ari bazima, ubwo n'iki ejo batazarwara kandi utazabasha gusenga muri icyo gihe. Senga. Yesu rero yajyanywe n'umwuka gusenga, nari mbivuzeho dukwiye kujyanwa n'umwuka wera gusenga, tutajyanwe n'amarangamutima gusa, tutajyanwe na bagenzi bacu kuko bagiyeyo gusa, ahubwo tugasenga. Ikindi gikomeye basoma Ezira 8 mbere yuko ngera ku byo Yesu yavuze, reka mvuge kuri iki kintu gituma tujya gusenga. Ezira 8 muzasome neza 20 ngayo mukomeze. Ezira ngo yageze ahantu ategeka abantu gusenga. Uzi ko gusenga bishobora kuzamo itegeko. Korari kutagiye gusenga kandi babipanze, umuyobozi yumvise ari ngombwa ko abitegeka buryo ukoza amakosa. Kuma ngo bazajya badutegeka gusenga. Hari igihe umuyobozi wa groupe w'itsinda runaka ategeka abantu gusenga, kandi gusenga bikagira umumaro. Uzi ko birivuga muri icyo gice cya 8 cya Ezira, hakavuga ngo Uwiteka yemeye kubumvira kandi bagiye ari itegeko abayobora inzira. Gusenga ryo itegeko. Hari igihe umuntu mu rugo rwe yategeka abana be gusenga, bikaba nk'itegeko avuga ati utuziyiriza ubusa tugeze nimugoroba, ukabikora mu buryo bwiza bitewe n'imyaka y'abana, mu buryo buri biologique butabangiza, ariko bakumva ko hari icyo bigomwe bakaba imbere y'Imana. Uzi ko umwami w'Ininewe yategetse abantu gusenga, nuzi ko byagize akamaro. Mu gitabo cya Yona byagize akamaro, ngo aravuga ngo n'inka n'amatungo n'ihene bye kurya, kwinginga Imana, ahari Imana yakwigarura, kandi Imana yarigarura. Hari igihe rero gusenga utajyanwa n'umwuka gusa, ntaza kubivuga gutyo ukavuga uti kora nibayitumira ngiye nkumva umwuka atanjyanye nzagewe. Hari n'igihe biba itegeko bitewe n'impamvu, bishobora kuba itegeko ry'umwuka aguhase mu mutima, cyangwa se Imana igakoresha n'abantu bayo, abayobozi ba mu buryo bw'umwuka, kandi wasenga bikakugirira akamaro, bikagira akamaro n'abandi. Kuko gusenga rero kwiyiriza ubusa, kujya gusengera hanze, gusenga upfukamye, gusenga uzamuye amaboko,
gusenga wiyiriza utariye, gusenga se wibabaje mu buryo runaka, ibyo byose bikorwa kubera impamvu turabikubira muri rya jambo birivuga ngo abanshakana umwete. Ibyo byose bigaragaza umwete urimo ushakana Imana kandi urayibona. Yego, twihuse rero reka tujye ku mumaro wo gusenga, ukuntu bigira akamaro abandi. Murakoze cyane, munyemerere dusome igitabo cy'umuhanuzi Daniel mu bice 2, umurongo wa 17. Nuko Daniel ajya mu nzu ye abibwira bagenzi be Hananiya na Mishayeli na Azariya kugira ngo bingingire Imana yo mu ijuru ibyo bihishwe, ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Daniel mu nzozi yarose nijoro, maze Daniel ashima Imana yo mu ijuru ati, izina ry'Imana rihore himbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Nimushaka muraza kongera mukomeze musome, ariko reka gusenga k'umuntu kwagira umumaro abandi muvugire hano. Muri Luka twasomye 22:46 havuze ngo utangira wavuze ngo Yesu yabwiye abigishwa ngo musenge kugira mutajya mu moshya. Ubundi gusenga ari ibintu biturinda. Gusenga biraturinda. Ntabwo gusenga bituma tubona ibiryo gusa. Gusenga bishobora kukurinda kujya mu moshya. Gusenga bishobora kukurinda kujya muri gereza. Gusenga bishobora kukurinda urupfu. Abantu ntabwo babizi, ariko gusenga it's a kind of protection, uburyo bumwe bw'uburinzi abantu b'Imana bagira. Yesu yaravuze ngo musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Rero ahangaha Daniel umwami ngo yari yarose inzozi. Abasomye neza iki gice cya 2 cya Daniel arazirota. Abami rero n'abayobozi muri rusange bagira ibintu by'ibitekerezo nyine bya kiyobozi, ngo ahamagaza abanyabwenge n'abarozi n'abakonikoni n'abandi kuko bose bura mu gihugu babahari. Bano mu Rwanda barahari, tubazi abenshi ntibimenyekanisha ariko barahari, abapfumu, abarozi n'abandi bose barahari bazi gusobanura ibintu. Ngo arabahamagaza aravuga ati, muvuga ko muzi ubwenge mujya mumenya n'ibihishwe. Ubu rero mfite ikibazo, narose kandi nabyibagiwe, munsobanurire ibintu narose, mubimbwire munabisobanure. Abandi batinya Nyagasani ibyo ntibyakunda, ahubwo tubwire wowe wabonaga bimeze bite ngo tugenekereze. Aravuga ati, njye ntabyo mbabwira ko nabyibagiwe. Nabariye amashuri, abandi mwese muraho mwidegembye mwirirwa mupfumurira abandi, nanjye abantu bavuga ati ibyo ntibyakunda. Bamubwiye ijambo rikomeye, muzasoma igice cya 2 cya Daniel, baravuga ngo ibyo keretse ngo abantu babana n'Imana zidafite imibiri. Mbega Imana nyine bavugaga, nabwiye ko Imana ari nyinshi ariko yewe mu ijoro nyine. None rero ngo hariho Daniel na bagenzi be 3 ngo bari nabo mu banyabwenge. Reka mbabwire, buriya nubwo isi ifite abazi kubara amafaranga, isi ikaba ifite abazi icyongereza, isi ikaba ifite n'abazi ubwenge mu buryo bazi gukoresha computer n'ibindi, ariko hari icyiciro kindi igihugu cyangwa isi cyangwa umurenge cyangwa akarere kadakwiye kwirengagiza kagomba kuba gafite, n'abantu bubaha Imana. That group ntikwiye kuba marginalized ngo bumve nta kimaze, bumve ari abantu bagomba gusigara inyuma. Iyo igihugu cyasize inyuma iyo group nabwo kirahomba. Rero turashimira uriya mwami wa Babuloni yari umuhanga cyane, ntabwo yari abasize inyuma bari abanyabwenge, bari abadanyiri mu butunzi. Yari afite abapfumu ariko akagira nabo bahimana. Ubundi mu gihugu mu murenge we ugomba kuba ufite abacuruzi, ufite amafaranga, ufite abazi kuvuga cyane, ufite abazi gukora siporo, ariko ufite n'abazi kubaha Imana. Arangije ngo arahamagaza nabo ngo barabimenya, nabo ngo baravuga ati nabo baze barimburanwe n'abana. Nabo tujye twumva bavuga ngo bakorana n'Imana, ngo bazi ubwenge. Babigeze kuri Daniel avuga ati, rero twebwe ntabwo ari ibintu twaranguye, ahubwo dufite Imana tubana nayo, muduhagaye gato tujye gusenga. Bibiliya iravuze ngo baragiye yinjirana na bene se, bakora ya formule twavuze, baca bugufi ngo barasenga. Bibiliya ntigaragaza amasaha basenze ku manywa uko angana, ariko ngo Imana yarabihoreye. Imana rero dukwiye kuyisenga kandi tukayituriza, tukayitegereza. Nubwo buri mu ntambara n'amakuba ukayitegereza. Naratangaye aba bahungu ngo barasenze batitaye ku Imana itarabasubiza, ngo bariryamye. Bibiliya si kuvuze ngo nijoro basinziriye ngo Daniel ararota. Haleluya. Ari umuntu rero abantu dukwiye ibiri gusengana gutuza n'amahoro. Ari umuntu cyo gusenga Imana ngo sinzasinzira utabikoze, ngo sinzongera kurya utabikoze. Oya, senga nibigiye kigeze urye, nibigiye kigeze usinzire. Nta mpamvu yo gupfira mu masengero mu gihe gikwiriye Imana igikora. Shaka kudakora ku manywa igakora nijoro. Nuko arangije rero ngo arabirota, araza nimusoma kiriya gice mugana n'imirongo ikurikira ngo araza asobanurira umwami inzozi. N'abapfumu barataherega nta wapfuye, n'abarozi basubira nta kibazo cyabaye. Ubundi abantu b'Imana, groupe ntoya y'abantu b'Imana bakorana n'Imana ya Irene navuze yo mu ijoro, bakoranye nayo neza, n'akagari kagira amahoro, n'igihugu n'umurenge wagira amahoro, n'igihugu cyagira amahoro. Ahangaha tubivugire bisubiremo, ntabwo igihugu gikwiye kubirengagiza. Abantu niba bahari ari bazima, bakwiye kugishwa inama, bakwiye nabo kuba ari abantu bari hafi bagira akamaro igihugu. Icya kabiri
nabo ubwabo bakwiye kuba bari mu mwanya wo koko bagira akamaro atari amazina gusa n'imyenda ibyo byose no kwitwaza ibitabo gusa nk'uko Bamuringi yavuze. Reka mvuge undi muntu umwe wagize umugisha gusenga kwe kukagirira umumaro abandi. Ndavuga ku mugabo witwa Nowa, muzasome ngira ngo ni igice cya 6 cy'Itangiriro. Bibiliya yaravuze ngo mu bantu b'iki gihe niwe mbonye ukiranuka, nuko wibarize inkuge. Imana igikora evaluation ikabona umuntu mu bantu, ikabonamo umuntu ikavuga ngo mbonye ukiranuka. Reka mbabwire ikintu cyantangaje, imaze kuzu yarambwiye ngo uzane nabo mu rugo rwawe ubaza, ntabwo basigara ntabwo basigara buriya abo mu rugo rwawe. Abantu bagira umugisha iyo babanye n'Imana neza ni benshi, ahubwo ikibazo ni uko Imana yaza muri community mu rugo ari umugabo ari umugore n'abana ikaburamo n'umwe nizo ngorane, ariko ubundi hari igihe ubonamo umwe n'abandi bakabyungukiramo. Reka nsa nugarukira ahangaha wenda tugana no ku musozo, kuko turimo tuvuga ngo nubwo abantu bakora ibintu bitandukanye, abanyepolitike bakora ibya politike bakabikora neza, abacuruza bakabikora neza, mu banki bakabikora neza, ariko n'abasenga dukwiye kuba duhagaze mu mwanya kuko dusenga, nabyo birakenewe. It's a part idakwiye kuba ignored, nabyo ni igice kidakwiye kuba ignored, kuko kidakwiye kwirengagizwa, kuko nacyo gifite akamaro ku rwego rwo hejuru. Murakoze cyane. Imana ishimwe. Nagira ngo usoreze ku kantu gato, ntago wakavuzeho neza ukavuge mu nshamake, ariko njya mbona bidakunda kuvurwaho rumwe. Kwiyiriza, gusenga byo kwiyiriza, gusenga no kwiyiriza ubusa, hari icyo Kristo yabivuzeho kugira ngo n'abantu hari ujya wumva abantu bavuga se uriye ugasenga byatuma amasengesho Imana igumugisha. Joshua, reka nkavuge gato gasa n'akari kancitseho gato, sindi busome umurongo ariko uzawukenera zandike muri comment, tuzamubwira aho iryo jambo riko rirahari muri Bibiliya. Abigishwa bigeze bagendana na Yesu ngo bakiza indwara, malariya, ibicurane n'ibindi bakabona zirakira, ariko ngo bageze ku muntu umwe wari urwaye igicuri, ngo yari afite abadayimoni, yarwaye abadayimoni, ngo bamukoraho baterekare bakabona nta gihinduka, bajya kubwira Yesu bati ku bicurane bikira, malariya zigakira, inkorora habaye iki? Yesu ngo araza amukozeho we arakira. Baramubaza bati none formule ni uzi ikintu yababwiye? Nicyo kintu yababwiye ngo Yesu yinjira mu kazi yarabanje arasenga ariyiriza. Bundi abantu bakwiye kumenya ko uyu misengere yawe n'urwego rwo gusenga uriho bikwemerera akazi ukora. Hari urwego utarenga rwo gukorera Imana, hari n'agatuti ku mugani w'abandi bari ntaguhagarika kubera amasengesho yawe aciriritse. Yesu rero ngo azamukoze bakize, baramubaza bati formule, aravuga ati nta yindi formule, uyu nguyu akurwamo no gusenga no kwiyiriza. Haleluya. Bivuze ko n'ubuzima bwacu busanga hari igihe umuntu avuga ati gusambana byarananiye rwose, ndabireka rimwe nkumva byagaruka. Abo badayimoni nta kindi kibakuramo, kubabarira umuntu wagiriye nabi byarananiye. Iyo duhuye mba numva mbyibutse, aho aciye nkumva nahanyuze umuriro. Abo badayimoni nta kindi kibakuramo, ni ugusenga no kwiyiriza ubusa. Gusenga no kwiriza ubusa rero Yesu ntago tubigiye kure, ni principe bigufasha kurwana intambara ikomeye abantu batarwana. Umuntu wamubwira ibintu wanyuze bakakugata njye aho mpanyuze ntibyakundaga, nta kuntu ntasambana nyuze nkawe, kandi wowe warahanyuze ntusambana. Nta kuntu ntakwiba, ahubwo gihe mba naraguze imodoka cyangwa nkubaka n'amazu, kandi wowe warahanyuze ntiwibe. Hari imbaraga zidushoboza kurwana intambara neza ziva mu masengesho yo gusenga no kwiriza ubusa. Gusenga no kwiriza ubusa bifite izindi mbaraga. Imana iguhe umugisha. Ngira ngo abantu bajya bibaza impamvu mu buzima bw'umuntu usenga hakwiriye no kuba mu mwanya wo gusenga yiyirije ubusa, ngira ngo basubijwe cyane. Munyemana turagushimiye. Nakoze cyane, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha mwinshi, kandi ndizera neza ko abantu b'Imana ubafashije kugira byinshi basobanukirwa mu buryo bwo gusenga. Amen. Reka n'ubundi turangize usengera abantu kugira ngo Imana iba blessing mu buryo butandukanye. Abamaze iminsi bari mu bihe byo gusenga, Imana yumve gusenga kwabo nk'umuntu ufite inararibonye mu buryo bwo gusenga, ndetse ufite n'ayo mavuta. Reka usengera abantu badukurikirana umunsi ku munsi, by'umwihariko abari bakurikiye ikiganiro cyacu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye umwanya uduhaye, tugireho umugisha cyane. Tugushimiye bene data twari kumwe n'abandi bazakurikira iki kiganiro nyuma, uzabaho umugisha wo kuguma mu masengesho. Abantu bakwiye kuguma bagasenga, kandi ibihe byo gusenga ntibishire. Umuriro wo gusenga, umuriro w'amasengesho muri twe ugahora waka ntukazime, kandi uduhe gusenga mu kuri no mu mwuka, kuko birivuga ngo abo niba ushaka ko bagusenga. Abantu basengaga nabi, bagasengana ibyaha, bagasengana inzika, bagasengana ubugome,
bibwira ko babagirira neza, ntabwo bishoboka. Ubigishe ko bagomba kugira ibyo batunganya kugira ngo nawe ubagirire neza. Wigisha abantu gusenga mu buryo bukwiriye butuma bumvirwa, kandi aba bene data bamaze iminsi bagusenga mu buryo bukwiriye, bari imbere yawe bari kwinginga mwami, gusenga birakora, babone imbaraga n'ibikorwa by'amasengesho, babone impinduka mu buzima bwabo, babone impinduka mu gukora Imana kwabo, babone ubavana ku rwego ukabageza ahandi. Wigeze ubwira abigishwa ikintu gikomeye, urababwira ngo ntabwo mukiri abagaragu, sinkibita abagaragu mbise inshuti. Iyo umuntu mubanye akagusenga neza agakorana nawe, umuvana ku rwego ukamugeza ku rundi. Nuko rero gusenga kwacu nibigira akamaro kandi bidushoboze kurwana intambara nziza yo kunesha, tuzabonera ingororano hamwe n'abera bose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha, Amen. turagushimiye Amen. kandi nakagaruka. Amen. Reka nawe tugushimire, wowe wari ukurikiranye iki kiganiro ku buzima buramya Imana TV, turagushimira kubw'umwanya wawe waduhaye, kandi turabakeneye, dukeneye amaboko yanyu kugira ngo dukomeze dukorere Imana. Wowe ufite ubuhamya, ngwino utwandikire muri comment tubwire, cyangwa se uhamagare kuri iyo nimero ubona hasi ku kiganiro kugira ngo uze dufatanye gukora umurimo w'Imana. Turabashimiye rero, nakagaruka. Imana ibahe umugisha. Amen.